biragoye buriya ko byanjye iyo ndi kuri stage mba ndi like kwenjoyinga abantu bari aho hafi yanjye kandi arena nini especially impamvu bari kunyita Ganza nuko album yasohotse, twasohoye album kandi niba utayizi bayita Ganza, so go check it out. Tariki ya mbere y'ukwa gatandatu nzahera mu Bufaransa hano bita Lyon. Ubundi once again, back again, baby. Reka mbasuhuze bakunzi ba Exclusivity Show, ndizera ko mumeze neza kandi no komeza kubashimira kubw'urukundo mukomeje kugenda mutwereka mutugaragariza. Nanjye sinzacika intege kugenda mbagezaho ibiganiro bitandukanye, muzabikunda ndabizi, hanyuma abantu bakomeje kutwohereza ibitekerezo bitandukanye, ni ukuri biranyura kandi biranshimisha kandi bigenda binyereka ko mudukurikiranye, yaba ibitari positive n'ibiri negative byose ndabyakira kugira ngo mbashe gukora ibiganiro bibaryohera ndetse bikabanyura. Hanyuma tugiye gukurikirana performance ya Kivumbi. Iyi ni bare, ni umunsi wa kane. Kivumbi agiye kujya kuririmba mu kanya, ndetse narindi kubwirwa ko agiye kuririmba, ariko reka tumukurikirane ndetse tunamuganirize kuko afite byinshi byo kubwira abanyarwanda. Afite album yitwa Ganza, afite na tour muri Europe. Kivumbi ni umwe mu bahanzi beza, reka tumukurikirane kugira ngo ataducika ndetse tunabashe kureba performance ye muri rusange. Mwabibonye ko tugeze muri BK Arena, tugiye gukurikirana performance ya Kivumbi ndetse tunabashe kureba performance ndetse tunamuganirize nyuma y'iyi performance. Stay in touch, tuze kubana mu kanya gatoya. Reka ngusuze wo kurikiye Exclusivity Show. Uyu munsi rero turi kumwe na Ganza. Ubonye performance ye nziza kabisa. Merci. Kivu umeze gute? Meze neza cyane. Muri no minsi bari ko kwita Ganza. Bazi impamvu bari kunyita Ganza. Niyo mpamvu turi kumwe. Batibabwira impamvu bari kunyita Ganza nuko album yasohotse, twasohoye album kandi niba utayizi bayita Ganza, so go check it out. YouTube, Spotify, ahantu hose bishoboka. Ni album nziza, ariko reka duhere kuri performance yawe. Yes. Experience imeze ute iyi performance yo muri BK Arena? Abafana bakwakiriye gute nyuma y'abantu batabibonye? Ku bantu batabibonye biragoye buriya ko byanjye iyo ndi kuri stage mba ndi like kwenjoyinga abantu bari aho hafi yanjye kandi arena nini especially mu magame nk'aya ngaya. So kuko je nabivuga ati banyakiriye neza, ariko ubundi igisubizo kiba gifitwe n'uwari uhari uri kubireba. Uri yumvute nyuma y'iyi performance? Neza cyane kabisa. Yeah. Hanyuma umaze gusohora album, yes, feedback zimeze gute? Abantu bayakiriye gute? Feedback ni nziza cyane kabisa, kandi ndabashima abantu bose bari kuyumva, bari kuyisharinga no kuyisupportinga muri make. Na album nziza wakoranye n'abahanzi batandukanye ndetse na experience nziza y'abahanzi bo hanze. Ntago byakugoye? Ntago byangoye, ni ugukora umuziki nk'ibisanzwe, ubundi akenshi Imana nibijyamo. Imana iyo yabigiyemo ibintu aba ari sawa. Umuntu ashobora kwibaza se kuki wayise Ganza? Ganza nuko uyu mwaka turimo ari uwo kuganza nyine, niyo mpamvu. Umwaka turimo no kuganza nibyo ngibyo. Ni album wanayitiriye tour yawe? Yes. Ni tour ugiye gukora muri Europe. Uzahera he ku makuru make ya tour ugiye gukora? So nzahera itariki ya mbere y'ukwa gatandatu, nzahera mu Bufaransa hano bita Lyon. Ubundi andi matariki azagenda yiyongeraho bitewe nuko akazi kapanzwe, ariko yes, itariki ya mbere
Lyon, ni mu Bufaransa. Yego. Tuzakomereza mu Budage, tujye muri Pologne, mu Buruseli n'ahandi hazagenda hiyongera. Yego. Yes. Amwe mu makuru y'igihe uzahagurukira, aho uzashikira gute? Igihe nzahagurukira cyo kirazwi, ni kuwa 4. Kuwa 4. Okay. Kubera ko show ya mbere iri kuwa 6. Right. Ngomba guhaguruka kuwa 4. Aho nzashikira n'ibyo byose byona ni ibintu by'akazi. Thanks, brother. Peace out. Peace out. Once again, back again, baby!